nimvuga izina Muhammad, birashoboka cyane ko iryo zina atari ubwa mbere uryumvise mu matwi yawe, byagera noneho ku muyoboke wa Isilamu bikaba akarusho. Gusa uyu munsi nifuje kukugezaho amateka, ibigwi n'ubuzima butangaje bw'intumwa y'Imana Muhammad. Igiye kukugezaho iki kiganiro nitwa Thierry Areniyigena. Ikaze, iyi ni NHT10 TV. Mu mwaka wa 570 nyuma y'ivuka rya Yezu Kristo, Imaka hagabwa igitero cy'ingabo zagenderaga ku nzovu ziturutse muri Yomani, ziyobowe n'umwami wabo Balaha. Gusa zino ngabo ntizorohewe bitewe n'uko ubwo haburaga gato ngo binjire Imaka rwagati, batewe n'igitero batazi iyo giturutse. Izo zari intashya zaje zibaminjiramo amabuye, maze bahagwa bose ntiharokoka n'umwe. Umwaka wabayemo icyo gitero rero bawise umwaka w'inzovu. Ni nawo mwaka intumwa y'Imana Muhammad yavutsemo. Se umubyara yitwa Abdullah, naho nyina umubyara yitwa Amina. Muhammad ubwo yavukaga mu mwaka wa 570 nyuma y'ivuka rya Yezu Kristo, mu mujyi wa Maka hagaragaye ibitangaza bidasanzwe kandi byinshi, nk'uko intashya ziyiciye ingabo zari ziteye Maka, ndetse n'ibigirwamana barabo basengaga icyo gihe byose byarasenyutse. Inyanja yitwaga Save, amazi yaho yarakamye, maze ahari inyanja hahinduka ubutayu. Mu ijoro ry'uwo munsi umuriro w'abamajusi wari umaze imyaka 1000 waka kandi usengwa warijimije. Ingoro y'umwami w'Abaperesi yatewe n'umutingito, maze igice kimwe cyawo kirarigita, ndetse n'ibindi bitangaza byinshi. Gusa byari byarahanuwe n'abahanuzi bamubanjirije ko bizabaho nk'ikimenyetso cy'umuhanuzi uzabuje uheruka abandi. Nyuma y'amezi make gusa Muhammad avutse, se umubyara Abdullah yaje kwitaba Imana, maze ajyanwa kwa sekuru Abdul Muttalib. Gusa Muhammad akigezwa kwa sekuru yahise amukoreshereza umunsi mukuru, niko kubaga ingamiya, maze ayigaburira abakurayisha. Umwana amwita Muhammad. Abajijwe impamvu yamuhitiyemo iryo zina ritari rimenyerewe, yarabasubije ati ni ukugira ngo azabe wubahitse imbere y'Imana mu ijuru n'imbere y'abantu mu isi. Muri icyo gihe abakorayishi bari bafite umuco wo konkesha abana babo ku bagore bo mu cyaro, kugira ngo abana babo bamenye ururimi gakondo neza. Muhammad nawe yaje kujyanwa konkeshwa nk'abandi bana, gusa akomeza kwanga amashereka y'abagore benshi, yemera ay'umugore witwaga Halima Salagiya. Gusa uyu mugore wagize umugisha wo kurera intumwa y'Imana Muhammad kugeza ku myaka 4 anamwonsa. Nubwo yari umukene, ariko nyuma yo kwakira Muhammad yarejeje cyane kurusha ibindi bihe byose. Amatungo aragwira, aratunga aratunganirwa. Nyuma y'iyo myaka 4 Muhammad yasubijwe iwabo Maka kwa nyina. Nyuma y'igihe gito, ubwo nyina wa Muhammad yari avuye gusura imva y'umugabo we, yahise afatwa n'uburwayi maze arapfa. Nuko Muhammad ababaye imfubyi ku babyeyi bombi. Nyuma y'imyaka 2 gusa Amina nyina wa Muhammad yitabye Imana. Sekuru nawe yafashwe n'uburwayi bwaje no kumuviramo gupfa. Gusa mbere y'uko apfa yajyanye Muhammad ku muhungu we Abdullah. Muhammad agejeje imyaka 12 yajyanye n'uyu se wabo mu rugendo rw'ubucuruzi rwerekezaga Shah, ubu ni muri Siriya. Ngo yangaga ko uwo mwana yasigara Imaka wenyine ku izuba ry'impeshyi ngo atazagira icyaba, maze ahitamo kumujyana. Igihe bari bageze ahitwaga Basora, umumonko witwaga Bahira yarabahamagaye ngo baza bazimanire. Ni ikintu bari batarigeze babona, kandi buri mwaka barahanyuraga aho ari ku rusengero. Kuri iyi nshuro icyabimuteye ngo nuko yari yabonye igicu cyagendaga gikingira izuba ku bantu bari bari kujya mu bucuruzi, kandi nabo ngo bumvaga izuba ritabatwika nk'uko byari bisanzwe, ariko ntibabyiteho. Gusa uwo mumonko we yabonaga ko ari igitangaza cy'Imana, ko hashobora kuba hari umuntu w'Imana. Uwo mumonko yaje kubahamagara, haza abantu bakuru, ariko igicu nticyavaho kiri. Niko kubabwira ngo baza nabo bari kumwe, maze bazanye Muhammad.
igicu kirimuka maze amwakirana icyubahiro kidasanzwe, ari nako akomeza kumwitegereza mu maso, nuko abwira se wabo wa Muhamadi ko uwo mwana ari igitangaza, ko bagomba kumurinda. Nyuma y'icyo gihe Muhamadi yasubiye i Maka ashaka akazi ko kuragira amatungo y'abantu. Abashumba bo muri icyo gihe ntibari abo kwizerwa, ariko Muhamadi we yarizerwaga cyane, maze bamuhimba akazina k'akabyiniriro ka Amin. Kuva icyo gihe bakajya bamwita Muhamadi Amin, bivuga umwizerwa. Agejeje imyaka 25 yashyingiranwe n'umugore w'umukire wari warahawe akabyiniriro ka nyina w'abakene kubera ukuntu yabagiriraga ubuntu, witwaga Adija Bint Huwailid. Banabyarana umukobwa waje gukomokaho umuryango w'intumwa y'Imana. Muhamadi Amin yashatse abagore 13, ariko mu gihe yamaranye na Hadija nta wundi mugore yari yarigeze ashaka. Na nyuma y'uko yitabye Imana yakomeje kumuzirikana ngo kuko iyo yamwibukaga amarira yarisukaga. Hadija niwe mugore wa mbere wemeye ubuhanuzi bwa Muhamadi. Reka tugaruke ku butaka bwitwaga Nainawa, bwari mu burengerazuba bw'umugezi wa Frat. Habereyemo imirwano, hagwamo Hussein, umwuzukuru w'intumwa y'Imana Muhammad. Ibi byabaye tariki ya 10 z'ukwezi kwa Muharram mu mwaka wa 61 mu ngengabihe ya Islam, ni ukuvuga tariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 680. Ni intambara bahanganiragamo na Yazidi. Iyi ntambara icyatumye Yazidi ayishoza ngo nuko Hussein atigeze amwemera nk'umuyobozi we. Hussein nawe yafataga ubutegetsi bwa Yazidi nk'ubutegetsi bw'ibano kandi butemewe. Ubu Isilamu bwari mu marembera. Hussein rero yagombaga kurwana ku idini kugira ngo itazimira. Ku munsi wa 7 w'iyo mirwano, Hussein n'abe bafungiwe amazi inyota irabica, n'impinja ntizagiriwe impuhwe. Gusa ntibyagenze neza kuri Hussein, kuko we n'ingabo 70 baje kwicwa n'ingabo 3,000 bari bahanganye. Gusa abagore n'abana barokotse ku ruhande rwa Hussein bagizwe imbeho imbere ya Yazidi. Gusa zino ngabo za Hussein zishwe zahise zifatwa nk'abahowe Imana. Ubu ni ukuvuga ngo muri iki gihe buri mwaka mu minsi 10 ibanza ya Muharram baribukwa. Abashira bemera nta kabuza ko ubu bwitange bwa Hussein bwatanze intsinzi y'agatangaza ku Bisilamu, kandi ko byari itegeko rya Nyagasani, ko byabereyeho gukuraho ubutegetsi bubi bwa Yazidi. Kuva ubwo iyi Karbala iba nk'umujyi wazukiyemo ubu Islam, ukaba n'umujyi mutagatifu kuko ari ubutaka bucumbikiye umubiri w'intumwa y'Imana Muhammad Amin. Ndagushimiye cyane wowe wakurikiye iki kiganiro. Yakugezaga iki kiganiro na Thierry Arenigena. Iyi ni NHT10 TV. Ciao ciao.